abanyamakuru icyo basabwa ni bwa bwenge. Icyo mbarega jewe na Albert nzabyitirirwe mbarega ko abanyamakuru badakora. Nuhitamo kunguka urimo kwica abantu umenye ko uwo mutungo nawe ntabwo uzawurya. Siga nkunda mu banyamakuru bagenzi banjye ntabwo tuvugisha amategeko. Ntabwo tuvugisha policies. Nuko nurangira uvugisha itegeko ribuza abantu kwihanira. Bivuze ko abantu bihaniye umujura bakoze icyaha umunyamategeko abivuga cyangwa ukavugisha itegeko. Ari abantu nkunda abacuti bajya banjyacanya iyo mugwikina akenshi kigiza ahita kubaza ngo sheria inasema nini. Bimwe mu bintu nshimira ubuyobozi buriho mu Rwanda rwacu ni internet idacika. Internet ihora uretse akayigeraho. My dear, buri nkuko buri muntu wese abafite akarombe kamabuye y'agaciro yiwe. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu.afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri ubu buzima ariko twongera kwihanganisha abanyarwanda muri rusange n'isi mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi n'ibyaha byakorewe inyoko muntu. Jenoside n'icyaha kiba gikorewe imanite yose aho iva ikagera. Ntabwo ariyo ngingo turi buganireho ubu turi kumwe na Albert Baudouin Twizeyimana umuhuzabikorwa wa Paxpress umuryango w'abanyamakuru haranira amahoro. Tubaha ikaze Albert. Murakoze cyane Karegeya. Yes. N'ubwa mbere n'ubwa kabiri ugeze kuri KOP ariko uri pfuko uhamenyera uko rwose ubaho. Ahubwo muzamakazi. Ese twanakaguhaga. Nyamara wakama. Uzaze dusinye kandi ni byiza kuza hano ukareba imirimo imbuto z'imirimo wakoze nka mwarimu wanjye. Icyo ni kimwe ndagira ngo abantu bari babizi, niba batari babizi babimenye. Umuntu wicaye hano umwarimu wanjye muri segonderi, hanyuma akaba nawe wanyinjije mu itangazamakuru. Icyo ni icya kabiri. Waranyigishije unyinjiza muri media ndabyibuka 2011 aho wansanze Indera uhita unjyana burundu. Hanyuma maze no kwinjira mu itangazamakuru ninjira mu muryango Paxpress. Ariko intore yigisha kubyina ikakuja guhamiriza so ibintu byose mfite mbikesha aho nageze n'ukubera wowe. Ari ibihembo nabashije kubona 2016 igihembo cya RGB cy'umunyamakuru ucukumbura, cyo n'ukubera mwebwe. Ari 2019 igihembo cy'urwego rw'umuvunyi nabwo mu bijyanye n'inkuru zicukumbuye, nacyo n'ukubera mwebwe bwo gushimira. Urakoze cyane. Watinze kuhagera ariko hani wawe ndakurikira rwose ndobireba. Iyi ni produit y'ibikorwa byawe. Albert Baudouin Twizeyimana umuhuzabikorwa wa Paxpress nk'uko natangiye mbivuga mwatwigishije umwuga tukora kinyamwuga. Imyaka irahita ari nako isi nayo igenda izamuka itera imbere mu ikoranabuhanga tekinoloji, haza social media, tugera aho buri muturage wese ahinduka umunyamakuru. Nagira ngo tuze muri uwo mujyo tureba ngo itangazamakuru rya none mwatwigishije ry'umwuga mu nkubiri y'ikoranabuhanga ubu harimo harazana artificial intelligence. Bihagaze bite? Mubibona mute? Ese rirakorwa rite? Twibutsa ko muri social media aho hazamo none n'iyindi factor yo kuvuga ngo hazamo n'agafaranga. Itangazamakuru rya kino gihe muribona muti? Urakoze cyane. Ngira ngo uko bivuze itangazamakuru ni umwuga
njye nawe dutinzemo muri uru Rwanda kandi nishimira umusanzu twahaye kino gihugu twagiye umusanzu twakoze itangazamakuru twahuguye abadukurikiye tugiye nkeka ko kubwanjye tuzarese nk'ubu nindivamo nzavuga nibura ko nanjye nsizemo ibuye ryanjye kuri uru rukuta nashyizemo ibuye ryanjye nawe kandi niko mbikeka nawe niko mbibona ndabigushimira kuvuga rero ngo itangazamakuru ryifashe gute ngo n'inkubiri ikoranabuhanga na artificial intelligence ubwenge buhimbano harya burema njye ahubwo nibo mbona ko itangazamakuru abanyamakuru bageze ku gihe cyo gukora bagiye cyo gukora biranashimisha cyane n'uyu munyamakuru avuga ati iyi nkuru ngiye kuyikora kandi ivanaho amafaranga hari ikintu cyo ngicyo icyo twagambiriye twavuze ngo ni umwuga uhemba ni umwuga utunga noneho ni umunyamakuru abikora akabona amafaranga ni byiza cyane ni byiza cyane ko nicyo duharanira birashimisha kuvuga ngo nk'ubu ndabizi wenda nuko ari ngewe ariko uri kumwe na minisitiri runaka uba utangiye kuvuga ati inkuru azabona viewers 600 ugahita ubona n'amafaranga it's good ngiga ko ari motivation yo gutuma noneho umuntu akura neza yo gutuma buri gihe ashaka kujya kwimprove nk'uko tubivuga mu ndimi z'amahanga kuza uhora ujya imbere niba abonye viewers 200 uti kino nzabona 300 kino nzabona 400 ayo ni amafaranga azamuka ibyo rero mu by'ukuri iyo artificial intelligence iyo digital media digital ICT tools ni ibikoresho bigomba kudufasha kuri itangazamakuru neza ni ibikoresho bigomba gufasha umuturage kubona amakuru neza kandi akayabona ari amakuru agamije kumwubaka ibyo rero kuvuga ngo arababwira ngo ubushize ngo iyo ngo umuturage wese ngashobora kwisomera amakuru ngo ngarajya kuri Facebook ngo biteye impungenge ndavuga no ahubwo nibyo byiza cyane kubona n'uwo muturage ushobora kugira agafungura internet akajya kuri Facebook akajya kuri X cyangwa Twitter agisomera amakuru ni byiza turasabwa iki rero umunyamakuru w'amasabwa none ukumuha icyo agomba kumuha bivuze ngo abanyamakuru babigize umwuga mwebwe twebwe n'abandi babyiga bafite ya nshingano yuko ya nkuru yatangajwe n'umuntu wari muri bus akayishyira kuri social media ye akayishyira kuri Twitter ye cya gitekerezo umuntu yashyize kuri Twitter ye abantu bakamutuka ni twebwe abanyamakuru tugomba kumoderating iyo debate tukavuga ngo giyewe Karegeya ko Albert yavuze ngo ibitoki cyazamura ubukungu bw'u Rwanda uti abantu 50 kuri social media kuri Twitter bakamutuka reka muhe ijambo bisobanure n'aba bandi bashobora kuba babipinga nabo bisobanure umunyamakuru w'umwuga aza abakoze akazi ke ahereye kuri za nkuru zanyuze muri social media zanyuze zatangajwe n'abaturage bivuze rero ngo ibyo bintu byose nk'ubushize nari mu nama kuri artificial intelligence ngira ngo rikako no mu Rwanda ejo duherutse kwigira Global Summit ngenda nagiye yateguwe muri Accra muri Ghana yateguwe na fact checking turimo kuvuga cyane ko artificial intelligence ubu ngubu ni rumwe mu rwego rugiye gufasha abanyamakuru gukora itangazamakuru neza ariko ni ukuvuga iki birasaba abanyamakuru babikoresha neza wowe Karegeya ubu rwose ufite ubushobozi bwo kwicara hano muri studio yawe hano ka ope ukicara ugakora interview na Albert ariko amafoto ya Albert ugashobora gutangaza amafoto yambaye ku buryo butandukanye kandi atahinduye iyo ni tekinike mu itangazamakuru remewe ushobora gutangaza niba Albert avuze ubuhinzi bw'icyayi muri Nyamagabe umuntu akagufatira ifoto akayizana ukayikora video ibyo ni tools birimo gufasha itangazamakuru kugira ngo ikore abanyamakuru neza none biranakuye muri iyi minsi urabonye ko ubaza ChatGPT ukavuga ati nsobanura bino bintu ikaguha amakuru yose atandukanye ukanono ni social media yego ni artificial intelligence yego ariko umunyamakuru no ukakora iki ufite inshingano zo kuyagenzura ukayahuzana n'ibyango byose ukabona kuyaha wa muturage yakeneye bivuze rero ngo biriya bikoresho byose internet social media artificial intelligence ni ibikoresho bimufasha umunyamakuru gukora itangazamakuru neza hanyuma ko uko iyo tuvuze citizen journalism bituma hari n'abandi bantu binjira mu mwuga yego rimwe na rimwe bakinjira mu marembo atemewe cyangwa se atari meza mu byanzu rimwe na rimwe bakaza bakabikora ukundi mwebwe nk'umuryango w'itangazamakuru nk'abajyanama b'inzego zinyuranye mu bijyanye n'itangazamakuru abo bantu binjira mu mwuga tubamanaginge gute erega itangazamakuru ni uruganda yego kandi uruganda ntabwo rwakugwamo n'umuntu umwe wenyine ntabwo diregiteri mu ruganda yajya mu ruganda ngo avuge ngo uruganda rurakora ntabwo ukoresha imashini mu ruganda atuna imashini niba uruganda rudoda namara kudoda avuge ngo arangije kudoda namara guteranya ishati avuge ngo arangije kudoda harimo utera amapeso
harimo ushyiramo amabara, harimo ushyiramo izindi design, harimo n'uruganda. Niyo itangazamakuru rero ntabwo abo twita citizen journalist ntabwo baza ku itangazamakuru, baza kuzuza itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo twebwe ibyo dufite abanyamakuru b'abanyarwanda cyangwa twabyayemo inshingano noneho tubihemberwa bikaba bigomba no kudutunga, ni uko tubikora neza. Niba umuturage runaka twise wa umunyamakuru umuturage Kirehe avuze ati Kirehe umuntu dere reka mbikabye cyane bati dere umuntu yibye none baramukose baramwishe bamujije icyaje kubera ko ari umujura. Iyo ni akayitangaza agatangaje umurambo w'umuntu wakubituye Kirehe kubera ko yibye we akaba nishyuye ikijuro turakisha. Umunyamakuru umwuga uzakora iki? Umunyamakuru umugabo ngaho urasabwa ko ya nkuru zinyuze kuri social media ujya kureba noneho nurangiza uravugana n'abayobozi baho ngaho bose, nurangiza uvugana n'amategeko, nurangiza uvugisha itegeko. Nsiga nkunda mu banyamakuru bagenzi banjye, ntabwo tuvugisha amategeko, ntabwo tuvugisha policies. Nuko nurangiza uvugisha itegeko, itegeko ribuza abantu kwihanira. Bivuze ko abantu bihaniye umujura bakoze icyaha, umunyamategeko abivuga cyangwa ukavugisha itegeko. Ari abantu nkunda abacuti bajya banyakanya iyo mugwikina akenshi kigiza ahita kubaza ngo sheria inasema nini? Sheria inasema nini? Buri gihe n'umuturage kubaza sheria inasema nini? Itegeko rivuga iki kuri icyo kintu? Bivuze rero ngo natwe birasaba ko abanyamakuru tuvugisha amategeko. Ariko ikibazo kiriho wa Kirehe aratangaza inkuru tuvuge ngo yo urabona ngo abaturage ngo bari itangaza amakuru. Ntabwo bitangaza amakuru bari mu ruganda, buri wese marazana icyo akuzwe mu ruganda. Noneho umunyaruganda umuyobozi w'uruganda rero guvote abakozi bo mu ruganda muhuze kino kintu iyi shati isohoke. Ishati isohoka rero ari uko irimo amabara, iriho amapesu, iriho ibifungo byose yuzuye, yakozwe n'abantu barenga 10-15. Nuko inkuru igomba gusohoka. Hanyuma abayobozi cyangwa abantu ku rwego runaka baba batifuza kujya mu bitangazamakuru bya YouTube, ibyo twakwita social media, wamutumira akitabira mainstream, ariko wamutumira kuri YouTube akaza intege, babiterwa n'iki wabagiriza ihena? Abo birumvikana bariho nyine bagomba kubaho n'ubumenyi bukeya, kuko itegeko dufite itegeko ryo kubona amakuru mu Rwanda. Itegeko ryo kubona amakuru turifite kuva mu kwezi kwa 2 2013. Nuvuga itegeko rimaze imyaka 12 ririho ritangajwe, Perezida wa Repubulika yashyizeho umukono, inteko ikaritangaza ikaryemeza. Iyo tegeko ryo kubona amakuru ingingo ya 3 iravuga ngo buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n'inzego za leta na zimwe muzabikorera. Bivuze ngo umuntu wese niba ari umuyobozi ugiye kumubaza amakuru ya leta ategetswe kuyaguha, yaba televiziyo y'u Rwanda, yaba televiziyo flash, yaba KOP. Zigomba kubona ayo makuru. Niba wari umuvugizi wa guverinoma, niba ari ministre, niba ari iki, umuministre ategetswe ko ngewe muhamagara ndi umuturage wa Nyabitekeri nkabwira ngo ndi umuturage witwa Kalisa w'Inyabitekeri, ndagira nkubaze ministre mumbwire icyo muteganya mu kwimura abaturage, par exemple mu kwimura abaturage muri nuzi. Ministre ntagaza ngo wewe muturage ubamage kubera iki? Afite inshingano zo kubwira ati dore policy turimo gutegura uko imeze, dore ejo nzajya mu nteko bisobanure, akabwira umuturage nkuko yabwira Karegeya, nkuko yabwira umunyamakuru wa radio BBC cyangwa mu radio. Bivuze rero ngo iryo tegeko iyo ritangarijwe mu gihugu, nitwe twaryitangarije, umukuru w'igihugu yacu yashyizeho umukono, abanyagihugu bagomba kuryubahiriza. Itegeko ryo kubona amakuru rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru. Binavuze ngo umuyobozi wese ufite mu nzego za leta afite inshingano zo gutanga amakuru. Inshingano ntago ari ifeva, ntago ari kubera ko mukundana, ntago ari impuhwe, afite izo nshingano zo gutanga amakuru. Ati umuntu amamagaye reka musobanure, umunyamakuru amamagaye ni YouTube impamagaye reka nyisobanure, cyangwa nyisange aho ikorera, cyangwa duhura hanga, cyangwa ze hano mu biro, aguye audience mu biro byuko ni ibiro byacu ufite buryo, ibiro byacu nuko avangomvira mu biro. Burya amwe ngomvira mu biro nakicara nkavuga ni ibiro turayifatanyije ko ari umuturage. Nuvuga rero ngo murakwiye ko abantu bose nigiye bifata igihe kubyigishwa, kubyumvishwa, cyane cyane kumva ko amakuru ari umutungo w'abaturage umuntu abafite. Hanyuma amakuru yo ni kuganyu nk'abantu mufite ubunararibonye mu itangazamakuru n'umuryango muyobora, nayahe makuru mukategoriza mute amakuru yatunga rubanda? Muri rya tegeko ry'amakuru, amakuru muyashyira mu byiciro bimeze biti?
amakuru n'amakuru. Amakuru yose agira agaciro bitewe n'uyumvishe nuko yabyaje umusaruro. Kubera ko abantu nkamwe muri kuri YouTube muri iyi minsi ngenda bakunda cyane kuko muri mu bantu bazamura imyumvire y'abaturage, muri mu bantu bazamura imyumvire y'abanyarwanda, mukazana debate, abantu bakemera kujya impaka, bakumva ko guhuza ibitekerezo atari kudahuza ibitekerezo atari ukwangana, birangenda bikunda. Umuntu akamenya ibyabereye mu mudugudu muri Rusizi, akamenya ibyabereye mu mudugudu muri Kirehe, wa Huye akamenya ibyabereye mu mudugudu wa Nyagatare, atari ngo bakayumva kuri radio, nabyo ni byiza turabikunda. Ni uvuga ngo amakuru yose rero afite agaciro. Iki agaciro cyane ni uburyo akozwe n'uburyo amarira n'akamara amarira uyakiriye. Ntabwo rero navuga ngo yumvanga amakuru y'ubukungu, ngo amakuru y'umukino, se amakuru zose afite amakuru, yose afite agaciro. Bivuze ngo ubushize hari uwambwiraga ati se wowe kutagira YouTube yawe, ndavuga mfite ama YouTube nk'igihumbi. Rero ngiye kuri YouTube imwe nzaba ngiye kwirimitinga, nzaba ngiye kwifungirana ahantu, kubera ko ngewe niba mvuze nimfunguye YouTube yanjye n'urugero mfashe, ndumva ntaza kwitaba kuri kawe pe ngo nze kuguha ikiganiro kuko nawe ndi mu yanjye mu gihe ngomba kujya handi. Ariko nanone abanyamakuru cyo basabwa ni bwa bwenge, ni bwa bwenge cyane cyane ubwenge nzi ko bafite. Ariko icyo mbarega jewe na Robert nzabyitirirwe, mbarega ko abanyamakuru badakora. Ntabwo bakora, bashaka gukora ibintu bya vuba, bashaka gukora ibintu byoroshye, bashaka gukora ibintu byihuta, bashaka gukora ibintu byihuta. Bivuze ngo nk'ubu ngubu urabona kuntu igihe twamaze tuganire tukasesengura tukajya impaka, ibyo bituvuye tumwanya. Ariko ubu ngubu nubikoraho tuzashwandura bizi, ugomba kugenda ukanza ukeditinga, ugafata umwanya ukacyubuta kiganiro ukavuga uti angu yanjye ni iyi, ndashaka tageti audience yanjye ni iyi, ndashaka ko abantu for example wenda bazumva uburyo bwo bumve ko n'urugero ngiye gufata ko social media zititangaza amakuru, icyo kintu ukagitoranya ukakidocumenting ukagitangaza, ugafata umwanya wanarangiza. Ngiye cyo nshaka nuko icyo twavuganye muri ya narration yawe uzavuga iti tegeko iri ngiri yavuze Albert Bodo yavuze cyo kubona amakuru ni nomero izi nizi yatangwa ku itariki ni abantu baribone rifaringe kuri iryo tegeko. Nibi ndaba ngombwa ukora ubushakashatsi uvuga iti Albert twavuganaga yakoze inkuru aha naha yagize gukena, ubwo bushakashatsi bukore. Ubwo ndimo ndakohereza cyane kujya hanze ya ofisi kugira ngo ukore uzane ibyuza byo abantu bakeneye. Rero icyo ndoporosha abanyamakuru ba YouTube muri iyi minsi nuko bagende bakayora bakajugunya aho ngaho ngo tubimiragure. Kandi nkunda kubivuga, iyo menyeje abantu kurya uburozi bugira bukabaryohera bakumva no gisukari pe, kuko njya mvuga cyane ngo urumva inkuru zigurisha ngo nizingi zabicanye ngo nizabagize bate, ndavuga koko umunyarwanda, sosiyete nyarwanda izabirwaye igihe umugore azavuga n'urugero mfashe njya bibona ngo azava ngo gena sabe n'abagabo 960, iyo ikaba ari yo nkuru ngo ngarabona 40 ngo yuzuye igihumbi. Nibigurisha abanyarwanda amafaranga yacapfa ubusa, afuze ko tugura uburozi kandi dukomeza kubira cyane. Nyine impamvu twaburiye cyane busigaye butubera icyunyunyu ni gisukari. Bivuze ngo dukeneye ko abanyarwanda tubaha inkuru zibubaka. Ejo narimo kuvuga inkuru zigurisha, izo inkuru zigurisha ntago ari izo ngizo za mbi zitafite zisobanuye. Hari inkuru zigurisha bitewe nuko wayidocumentize, bitewe na audience wayihaye ukabona views. Kuko ntabwo nkange urugero nzi ukura umugirwunguka, umugirwunguka ntabwo nacuruza, kubera ko nzi ko nshobora kugwamo, kubera ko nzi ko nshobora gufungwa, kubera ko nzi neza ko hari amakuru batubwiye ko gucuruza intwaro bifite amafaranga. Bivuze ngo ufashe miliyoni 10, umuntu akambwira ati ufashe miliyoni 10, ufashe miliyoni 10 ukagera ukarangura Kalashnikov 50 mu gihugu cya Gondwana, tujya tuvuga ukagira ubushobozi bwo kuzinjiza mu Rwanda cyangwa ku Gisenyi, zirabona isoko. Niba izo baravuga ko ibyo bishoboka, ariko singiye warube ntabwo nabijyamo. Kubera iki? Kubera ko nzi ko agato kanye ntawe kakora ibyo bintu. Nahisemo kuzava muri tangazamakuru kandi ibyo bivuze ngo rero nawe wundi uvuga ngo agiye gukora inkuru gusa zanasambanye, zayaribye, zayarishe, zagize gute, babura kapote bagakoresha amashashi, babura kapote bakoresha amashashi.
urimo urica abantu Yeah. nuhitamo kunguka urimo kwica abantu umenye ko uwo mutungo nawe ntabwo uzawurya is a matter of choice nuhitamo nibyo ndavuga muri Pax Express twahisemo tubareka dukore inkuru zubaka abantu zigenda bukeya ariko abantu bakira ari benshi ntabwo tuzakirana nabo aho kugira ngo dukire dusize abandi tubasiye mu byondo. ubona byoroheye umunyamakuru guhitamo inkuru zubaka sosiyete vis-a-vis y'inkuru zinjiza? bivuge ko ngiye kuvuga ngiye kukubariza ikibazo dufate ngo nyisubize. ubona byoroshye ko ku munyamakuru ko yagira inkuru zubaka sosiyete cyangwa icyoroshye nuko yakuba inkuru zisenge sosiyete? ndavuga izindi amafaranga zisenge sosiyete nyine izindi amafaranga yajya kuri topic itari bwinjize areba yinjiza. Yes, topic niba koko I am so sorry niba koko topic y'umugore wasambaye n'abagabo 1000 ariyo yinjiza kurusha kamfata kurusha kamfata yonze neza kurusha ya gafuku wamaze guha abaturage baturanye nka 40. niba gafuku inkuru ya gafuku yahaye abaturage 40 mu nkazi ibonye viewers nkeya kurusha umugore wasambaye n'abagabo 1000, sosiyete yacu igeze ku rwobo. niba kuko ariyo bakuzi nitwe abanyamakuru tugejeje ku rwobo. dufite inshingano ikomeye noneho dufite inshingano yo kwizamurayo kandi kwizamura ni uko tuyima za nkuru z'amafuti I'm sorry za nkuru za narasambanye za nkuru za narishe za nkuru za izo nkuru tuzipfundikire tubereke inkuru zubaka kuko niba sosiyete irwanira kubona inkuru z'ubusambanyi z'ubwicanyi z'urukozasoni sosiyete yakozwe z'ubwambure ngo ishusho ngo ifoto y'ubwambure y'umugore wambaye ubusa ngo igurisha kurusha ifoto y'umugore ukenyeye it's a pity on our society. Bari guteretana amajwi y'abarimo gusambana kabivuge gutyo niba video y'amajwi y'abagore n'abagabo n'umugore bari mu gusambana izagurisha kugurisha video y'umugabo n'umugore bari mu kuganira urukundo rwabo uko bagiye korora inka zabo bakajya imbere iyo sosiyete yacu yarwajwe nande itwa abanyamakuru tuzana imiti ikomeye mu gifaransa bavuga ngo ogahamo de gaharomede. Niba sosiyete yacu twarishe mu itangazamakuru tuyizamuze n'itangazamakuru ryiza. Ariko ngira ngo sosiyete nayo irimo abantu batekereza bazi guhitamo. Kuki ubona gute impamvu baba bahitamo bya bindi bishyushye bitwika kurusha bya bindi byo? Ntabyo bahitamo no kuvuga ngo wabwiriwe ukinjira mu nzu isahani ubonye iriho ibiryo bagati nugeramo urabona ibiryo urya isahani ubonye irimo ibiryo urahita ubiryo. ntabwo waza ngo ari mu munyi sengo yatetswe nande ngo sengo y'inka wa mugabo mugode bwage nginka yishwe nande ngo sengo yishwe ngo ku buryo bwemewe ngo cyangwa yari kafiri ntabwo bibaza urabanza ukarya. natwe sosiyete yacu amakuru ikeneye ntabwo yayabonye yakira ibyo ubonye. Sosiyete yacu nzi ko harimo abantu benshi bashaka amakuru y'uko umuntu ahinga urunyanya bayavana hehe yakorora inkwavu ukuntu umuntu yakorora urukwavu ukuntu umuntu hari nabonye bafite uko umuntu yorora ingurube akabenzi byo bibagira bitera imbere gakeya ariko zo YouTube zirahari. kubera iki arajya kuri arafungura social media ze yazifungura mu gihe ashaka akabona haguyemo pa ya Karegeya Albert yarwaniye mu kabari akabari ifunguye agasomye amanite akabari mushiranye agatana iyo ngiyo iyo ashaka ntayigeraho. Burabwo mu byukuri sosiyete yacu ntabwo yigeze ibona amakuru twayihaye ibihuha twayihaye ibyica gusa. Birakwiye rero ko tuyiha amakuru aruzuye nawe mbivuga na amakuru aruzuye nawe mvuga iyi televiziyo yawe uyiyo ngewe ngiye ibyo mvuga ntubifate gutyo ariko ndashaka kwereka umuhanda banyuramo ukavuga ati ngewe ngiye kugira ubuhinzi bw'insina. Televiziyo y'ubuhinzi bw'insina ikaba source umuntu w'ubuhinzi bw'insina mu Kinyarwanda mu Gifaransa mu Cyongereza mu Giswahili byose urabizi ndabizi ayo makuru kajya yatangaza waba source. Njya nkunda kuvuga abantu bazi football hari umunyamakuru witwa Fabrizio Romano ni source ku isi hose y'abantu bashaka amakuru ya football.
iyo ubonye kote cyangwa ya Fabrizio Romano muri football uramenya ko iyo nkuru ari suri twitangaza ntabwo namubaza kuko ni social media ni munini cyane kurusha amateleviziyo manini cyane ni ukuvuga ngo natwe biradusaba abanyamakuru k'abanyarwanda bacu babuze amakuru twayabahaye kandi barakeneye tubavuze ko societe yacu yabayeho ntiyanditse iravuga cyane yagiye ivuga kandi kuvuga birarangira none mwebwe bandika ubu nta muntu dufite ubuhinzi bw'insina ngo uvuge umuntu uvuye tugiyongeye kwisipeza mu buhinzi bw'insina insina bayigrefa bate bayuhira bate iyo ayo masomo akayabona kuri YouTube ntayahari ntari babikora gakondo kavukire ko twabibonye ibyo bintu bikeneye ko scientific bikaba biri documented muri media ni yorore yacu kuko kuvuga buri gihe ngo yasambanye yarwanye imodoka yawe ikoza accident yes ariko hari amakuru menshi abanyarwanda dukeneye social media ntabwo ari menace ntabwo ari threat kwitangaza amakuru at all on the contrary ni support ikomeye kwitangaza amakuru ni support ikomeye kwitangaza amakuru abanyamakuru tubyaza umusaruro njya mvuga ngo bimwe mu bintu nshimira ubuyobozi buriho mu Rwanda rwacu ni internet idacika internet ihoraho uwese akayigeraho my dear buri nkuko buri muntu wese aba afite akarombe k'amabuye y'agaciro yiwe none se ubangaye abashinje ni mwakangiye kugushyiramo ni mwamurwaye amavunja internet itaza tudafite televiziyo tudafite YouTube tudafite iki twari gushomera yatanze akazi yaduhaye akazi ubu ngubu ndicara nkavuga ngo ku kwezi konti yanjye ko nabona message nkabona amafaranga gweho sinzi niba avuye mu Faransa sinzi niba avuye mu nzikusa ko nakoze kandi ndabihemberwa icyo ni cyo tugomba kubyaza umusaruro mugerageze mube specialized hari amadomene menshi atari covered menshi cyane ntabwo ndabona televiziyo y'ubuvuzi gusa ntabwo ndabona televiziyo y'abana gusa abana batoye ubwabo ntabwo ndabona televiziyo ya siporo gusa iy'ubukorikori ntabwo ndabona televiziyo y'ubukorikori ntabwo ndabona televiziyo y'ibidukikije